ariko Yes ati wabimenya ariko reka bireve uzubwe nukuvuga ngo twebwe aho kugira ngo amafaranga twebwe bayaduhe turabagabo twe tuyatanga ku bagore mwe muyaha abagore nuko ngo akubitaniye n'ikigore hariya we yayashira kuri cya kigore n'ubundi aya cya kigore akiyongera nako aya wa mugore bahuriyeyo sorry nani nkoresheje imvugo mbi cyane ngo yagiye nuko ngo we agiye bishatse kuvuga ngo amafaranga ashobora kuyasohora umugore bahuriyeyo akayatwara aho kugira ngo rero noneho wowe bazayamutware wowe wagenda bakazayaguta ahubwo wowe ukazayabatwara si uko se ahubwo kandi ngiye uyazana bakabura uyazana aho kugira ngo ayatange ahubwo bakayaha umugore wagiye akayaha shareka nkubwira ubwenge ni ukuvuga ngo wowe ugiye isafari umugabo aho kugira ngo agende wowe uhuyeyo n'umugabo akanagutereta yaguha kuyo yajyanye ukongerayo wajyanye nkasefe buriya rero amafaranga nayo barayimana buriya nise na shitani nase buriya wajya mu rusengero ugashima uti yaswa wakoze nase wajya mu rusengero uti rwose nawe yarumugira neza w'umugabo amafaranga y'ubuntu nagiye safari dorisha none se ubundi ntushaka guhora umuntu akavuga ati nagukunze nguhaye mugabiye imodoka cyangwa ngugabiye inzu ariko nta kintu mugura nta muntu numva se wagiye mu rusengero gushima Imana ko Imana yamuhaye inzu yahuye n'umuntu akavuga ati Imana yanegetse ku inzu na buriya rero uwo muntu Imana yamutegetse kuma amafaranga nje ndumva byatuyeho ubwa Imana igumugisha ubibwe ko Imana yamutegetse ku buryo wabyaturuka bitangamo ubuhamya mu rusengero nese yaho igikoresho cy'Imana oya nukozanye ku ngufu nta muntu ufatwa ku ngufu utwise umwana utari umugabo wawe ukamutwita umugabo akaza yenda niba yakoreraga hanze mutabonana cyane akaza agasanga uratwite cyangwa warabyaye ndashaka usobanurire uko wabyitwaramo ku buryo umugabo bitamubabaza abyihangana nawe ubwawe ntibikwangiriza izina wabigenza gute kandi uri na mama pasiteri gutya uvuga uti reka iyo ka rero umuntu umukozi w'Imana hano rwose iyo ka iragoye icyo akora nyine kuko nta mugore w'umukristo uca inyuma umugabo ariko kuwo byabaho ku bandi bibaho nyine ntabwo kandi ngo abunga gatukisha bose ntabwo abagore bose ari ibirara nta nubwo abagore bose baca inyuma abagabo ariko uwo byabaho nyine njya numva hari abo ngo bibaho abo bibaho numvishije ngo baratwita amara gutwita bakaza bagahita baceceka agashakisha uburyo ngo ahura n'umugabo we yazarangiza akabyara wa mwana umugabo akazagira ngo nuwe ubwo nyine nuko agashiduka umwana ari nderera viteze ko mbona wishimye cyane uyu munsi ndishimye ngarutse nkumbuye abakiriya ndabasuhuje abakunzi bacu muraho neza nanjye nabashuhuje Samu ugarutse ubyibushye oya mbyibuha se mbona ari iki niba ari uko ntari maze igihe ntari nakubona twarukana gakera ariko umeze neza niba ari ku cyumweru ka wambaye n'umwenda w'umweru uyu munsi warimbye oya ahubwo wowe urakeye Samu ahubwo wowe ukuntu usa rwose ishema ry'ababyeyi biragaragara ko iyo wibereye mu rusengero abantu bohereje amategeko y'imyambarire mu rusengero fe nuko nguko ubundi ba mama pasiteri baba bameze ariko buri gihe urabizi ko mba narimbye murana oya uba warimbye pe uba warimbye n'ibitekerezo byawe umuntu aba yumva nyine bitari byagira ukuntu nyine bigira ikibazo biracyarimo umwuka wera mbo ikintu rero tugiye gutangiriraho ni ikibazo ubundi tugakomeza ikiganiro ngiye kukubaza ikibazo sinzi niba witeguye ubwo uransubiza muri iyi minsi yego urakoze muri iyi minsi hariho ibintu bijyanye n'ukuntu ubona abagore abagabo utava ngo uyu nguyu niwe nyiri kano kazi cyangwa se uyu nguyu niwe nyiri kano kazi uyu niwe bireba iyi ni imirimo y'abagabo iyi ni iy'abagore uba ubona ko bimeze nk'aho byahinduye isura imirimo yose ni imwe ahubwo ubonetse niwe muntu ugomba gukora igisabwa none ikibazo cyanjye giteye gutya mu bigaragara biragaragara ko n'ubundi mu rugo murifashije mumeze neza mufite akazi cyane rwose biragaragara turifashije none ikibazo cyanjye giteye gutya nk'ubu bibaye ngombwa si uko nagenda ninjye mu buzima bwanyu ariko bibaye ngombwa ubu tuvugana none ko ibintu mukora biba ngombwa ko mwitoramo we hagati yawe n'umugabo wawe ugomba kujya kubizana mu bindi bihugu yenda niba mwaranguriraga i Kigali mukagenda mu ndege mukajya inama
wumva wabwira umugabo akaba ari wowe ugenda, wumva ari wowe wamuha uburenganzira akaba ari we ujyayo. Ninde muri mwebwe wumva ubu ni we mbajije, wumva ari nde mwakwitoramo agahagarara umuryango akajya kurangura hanze ibintu mucuruza? Ikibazo cyawe Samu umva, noneho urashekeje ku cyumweru, urashekeje kuri iyi saha, urashekeje kuri uyu munota. Ariko sa ubwo urumva ngiye natuma umugabo agenda cyangwa ninjye wagenda, ninjye wahita ujyayo? Kubera ko twabyumvikanye ninjye wamusaba akaba ari njye ugenda. Oya ntago mbyumva neza. Ninjye wamusaba kugenda. Oya njye reka gusetse twabiganiriye, ninjye wasaba kugenda, nkurira indege nanjye nkagenda. Ibyo uvuga wabisubiramo cyane? Urumva bidefanda neza? Uzigisubiza narinzi yenda nubwo nabazaga, narinzi ko wavuga ngo urabyumva kameme ko umugabo ari we wagenda. Oya pe, none uhise ukora gutya. Nukuri kwivana narinzi kubwira ngo ubwo se ko umugabo n'ubundi byose ari ubikora kari bubimenyereye niwe bajya. None ikibazo rero, kubera iki wumva yuko n'ubusanzwe se ni wowe business yanyu usanga uyigaragaramo, cyangwa nuko yenda byaba bibaye ngombwa yuko muhinduye business? Ahubwo we mbaza impamvu kubera iki ari njye wagenda. Yego, kubera iki ari we wagenda? Icyo kibazo hari cyumbaza kubera iki ari we wagenda? Yego, urakoze cyane kunyunganira. Samu rero ngusubize icyatuma ngiye mitamo kugenda cyane. Buriya umugabo uko yagenda si kimwe nuko umugore yagenda. Abagore tuzi kureba ibintu byiza, tuzi kurangura neza. Abagore tuzi kujera umutungo w'urugo rwacu kurusha muri make ntimuhubuka. Kurusha mwebwe ntago duhubuka. Kandi ikindi kigeretse uko wagenda ugatagaguza y'amafaranga ntago ari ko umugore we yatagaguzayo. None se ikibazo, ese buriya uzi ko ngiye nagenda ahubwo nkaza mzanye menshi? None ve ndakumva njeraga ngiye turi kumwe ikiganiro kiba kiryoshye cyane. Kuko wowe mba numva uvuga ibintu uragerageza pe. None njyewe ndashaka unyereke mbese inyungu umuryango ugira kuba yenda ari we wagenda, umuryango wawe inyungu wagira kurenza kuba umugabo wari ugiye ifatika apanibi wahuranye. Mbese uvuga uti erega abagabo we mugiye muhurayo na byinshi, muhurayo n'ibibazo byinshi cyane abagabo. Ngira ngo abagore ahubwo nimwe muhura na byinshi. Hoya pe, abagore ntago duhura na byinshi nkamwe. Twebwe duhura n'ibyinshi bimeze gute? Kandi nzi ko ari mwebwe muhura na byinshi iyo mwagiye. Oya abagabo mugira ibibazo byinshi iyo mugiye amasafari. Ushatse kuvuga ibibazo yenda meneri banga nangeraga amashaka kugira ngo nanjye nigire ku bantu mugeraho mugasesagura amafaranga umutungo w'urugo. Tuyasesagura mu bitatujyanye se? N'ibitabareba murita mujyamo, mujya mu bintu mutu n'utundi mugahita musesagura amafaranga. Ariko twebwe tugenda dufite ibyo tugiye kwinjira by'umuryango, ntago dusesagura abagore, ntago dusesagura turi mutima w'urugo. None se bitatureba tujyamo? Oya ngenda bizi. Ahubwo ngiye icyo jambo mvuze ngo hari bitatureba tujyamo. Hari yenda ugiye mu Bushinwa n'urugero. Wenda ari mu bindi bihugu mu Bushinwa kandi zikabagabo. Ibyo ubushatse kuvuga yenda ubushatse kuvuga ko tuba tugiye mu Buraya n'iki? Ntabwo bubujyamo. None se wajya mu Bushinwa ukajya mu Buraya? Wajya mu Bushinwa ukajya mu Buraya? Ariko Sam, ushaka kutabujyamo wowe, ariko hari undi wajya akagenda ukajya akabujyamo, wa mutungo akawujyanye. None se mu bajyayo yenda ngiye kuvuze ko ntajyayo, ntabujyamo. We kuki wowe umugabo wawe uhise wumva yuko yabujyamo? Erega ibishuko naho bitaba, ariko buryo umugabo wawe umukurikirana ari hafi yawe, ariko ageze hirya iriya yarenze inyanja. Ariko uri kubona kurenga inyanja ukajya hirya y'inyanja, uzi urugendo rurimo butari umucungireyo. Wowe kugira ngo rero umurinde, wowe wakwigiraho umugore. None se ariko nta buraya buberayo, ko nta bintu by'ububari bihaba hari simbizi rwo nasinze, ariko ngiye mba numva ko kuvuga nk'umuntu wagezeyo. Oya mbwira oya ngiye ugura Sama ari kutubwira nk'umuntu wagezeyo. Niyo muravuze ati giye mu Bushinwa, ngiye mba numva yuko nyine yagiye kurangura nta kindi kibere, kuko nta muntu uravayo ngo numva avuga ububari cyangwa uburaya. None ubwo cyangwa uri kwikanga yuko yenda agiyeyo yenda bayamwiba yenda amafaranga cyangwa
Ayasha nayo batayabiba hariya hakurya y'iriya nyanja wenda haba hariyo umugore wa Jarunono akabona afite igipinda ntiwamenye ibyo ari byo babarira umugore wonaga yatwara hafi icecekere abagore bubu bacanye ku maso yabonye ufite ikofi ntabwo bakuva iruhande mbaga no kuvuga ngo ikintu ushatse kuvuga wa mutungo wanjye bakawusigarana rero oya ikintu ushatse kuvuga nubwo bica ku ruhande reka nyivuga nje ndabona ushatse kuvuga yuko yenda aho kugira ngo umugabo abe ari ugenda ari we wagenda ubwo waba wanze yuko yenda ashobora guhura n'ikindi kigore kikamurya amafaranga kikayatwara wabimenye ariko yes ati wabimenye ariko reka ngureve uzubwe nukuvuga ngo twebwe aho kugira ngo amafaranga twebwe bayaduhe turabagabo twe tuyatanga ku bagore mwe muyaha abagore nuko ngo akubitaniye n'ikigore hariya we yayashira kuri cya kigore n'ubundi aya cya kigore akiyongera nako aya wa mugore bahuriyeyo sorry nani nkoresheje imvugo mbi cyane ngo yagiye nuko ngo we agiye bishatse kuvuga ngo amafaranga ashobora kuyasohora umugore bahuriye yakayatwara aho kugira ngo rero noneho wowe bazayamutware wowe wagenda bakazayaguta ahubwo wowe ukazayabatwara si uko se ahubwo kandi ngiye uyazana wakabura uyazana aho kugira ngo ayatange ahubwo bakayaho umugore wagiye akayaho shareka mubwiruza ubwenge ni ukuvuga ngo wowe ugiye isafari umugabo aho kugira ngo agende wowe uhuyeyo n'umugabo akanagutereta yaguha kuyo yajyanye ukongerayo wajyanye mu gihe njyewe umugabo wagiye nayaha wowe ugasanga urayajyanye njyewe nkagaruka urumva kuza ubwenge kandi ubwo umuntu yumvisha ngo wagenda umuntu akurabya kubona urwaye amasafari uvuze ngo wagenda yakumva ko yenda ari ukwigira igishegabo sibyo se naho nako kantu muba mwanga ntago ari ubushega busabo no gucunga umutungo wawe urugo rwawe ugacunga n'umutware wawe no kuba ngo kugira ngo agende we wayazana none se fe nkibariza kandi kabazo ubwo yenda ugeze nk'ariye wagiye ndabyemera kuko ubushize waravuze uti jyewe undi umugabo wanjye ndamwemera cyane keretse urupfu rwo rwadutandukanya kandi ubu ngubu noneho wese uvuga uti jyewe nagendaho kugira ngo njyewe umugabo yatange jyewe nkayazana ariko mbabarire turi kuganira nyine n'ibitekerezo turi sibyo none ve uhuriyeyo n'umugabo mwajyanye mu ndege yenda hari ibigabo byinshi bafite amafaranga bituruka mu bindi bihugu za Gabo za hehe za Nigeria bafite ibifaranga byinshi ve n'ukuntu usa byonyine sibyo urubona ko uri umumama mugahurira yenda nko mu ndege ugasanga arasenga mukagirana ibiganiro mugahuza yarangiza akakwera nk'amafaranga mutanaryamanye akakwera nk'amafaranga nka 50 by'amadolari yaguhereye iki wowe ushobora gukora erega wowe ufite igikundiro ariko no kujisha ankunze gusa akavuga ati amafaranga iyo nahita uganura koze akayani guhumugisha nyina arayaguhaye waza ukabwira umugabo yuko ayo mafaranga yayaguhaye cyangwa waryomaho kicecekera Samuel ntago naceceka nta nubwo naryumaho kuko umugabo wanjye arabizi ko nta muca inyuma nyine ibyo gucana inyuma ntabwo none ntabwo yakumva ko ayo mafaranga bayama yari ikindi namuhaye ahubwo we yakumva ko nyine yankunze ntamugana we n'umuntu arankunda aho mafaranga mitanyaranguzamwe imari ngiyi nayongeye mu yindi ukabimubwira nahita nanyaranguzamo n'imari ahubwo ako kanya nyira aho ngaho i Dubai none se ikibazo ngiki uko biri kose yaguhaye mwamwahanya na kone sibyo nakubwiraga se Samu aho ngaho rotagerero noneho umva kiganiro kiraryoshye noneho nkubaza umva nkubwire noneho ako kaba nicyo ndakubwiraga ko umugore ashobora kugerayo akagira igikundiro nko kuvuza ati bagukunda ntacyo ukoze umuntu akakwikundira akaguha amafaranga none se fe ako kantu batari ko nyine dore ikibazo nta kintu wakoze ndabyemera impano wayakiriye y'amafaranga uhureyo n'umukire ukurenze ushatse kukwihera uraje ubibwiye umugabo njye ndumva ariko kubimubwira hari mu bugoryi kuko bishobora kukubyarira ingaruka mbi ku mugabo nta kintu ujyamisha umugabo dore ikibazo ngiki ushobora kubimubwira ko ntacyo wakoze ariko ntabyemere kandi ko kutanagikoze ariko seve buretse gato atabyemeye ndabyemera akumva ko umubeshyi kuko ntabwo waba umwereka ibihamya by'uko mutabikoze ngo abyemere
ni ikihe kintu cyagukiza ku buryo byanze kubyemera akanagucyurira mukanashwana akakwirukana? Ni ikihe kintu wakora kigufitiye akamaro cyakugarurira icyizere cyerekana ko umugabo wawe akurenganyije? Umugabo wanjye arabizi, twahuye abizi ko azi ko namuca inyuma. Wivuga ngo ikintu cyanyiza kuko nzi ko neza ntabwo byo yabona ko nagiye mu bindi, ahubwo yabona ko nazanye nunguye. Mbese wabonye idage? Business ni idage. Uye ni idage. Yavuga ati uye ni idage. Ariko nk'iyo dage yaguha amafaranga. Avuga ngo impaye nimero ningo nugera hari yaguza amamagare nayiboroka kibara ko. Oya genda. Reka. Asuko wagira umutima wo kwiboroka. Ubona ko 50 by'amadolari waboroka nimero ye. Akajya hamagara se buri nimero yiwanje akaza kumamagara neshe. Nje uri umugore wanyu ukabimbwira. Nakubwira nubwo subirayo namaho. Nagwa amaboroka be urambesha. Utaha nsubiye akananore tugahura. Yaba arimo kundesha nka ya nkoko bagenda batera. Bajugunyira umuceri kugira ngo bayifate. Umuceri ikaza buhoro ikinjira mu nzu bakayifungirana. None se nanjye nabashaka ko azagira gutera umuceri ejo kamayande 2-3. None se yaguhaye n'ubundi mutaryamana bya bigutwaye. Aguhaye 2 uko haraguha. Yaraguhaye. Yasamu byazagera aho ngaho. Ugaciye kwase. Ugasanga umuntu agiye kugukoresha ibyaha. Iriya ni ibyaha mwabagore mwe nta mugore wakoze ibyo bintu. None se umva nkwibereza akabazo. Sibyo? Ubundi yenda n'urugero ugiye akagwira iryo faranga ko nta muntu uba ukureba yenda mukabikora niba Imana ibikureba sa oya ariko Imana ntago ari injajwa. Mbese Imana ni injajwa? Uzi ibintu Imana iduhishirira ukuntu bingana. Imana ntago ari injajwa nkatwe. Aba bavuga ngo vuga ngo ahubwo umuntu ababonye mwajyanye nibyo bibi. Ariko Imana yo burya ntago ari injajwa. Baza kucinya mu mugabo. None se Fred, ikintu cyagucira urubanza. None se Fred reka nkubwire. Yenda ko nyine dore ukuntu bimeze. Yenda birahindutse umugabo ararakaye ati mvira hano dutandukane ayo mafaranga baguhaye ntago mfite. Wabigenza ute? Akwisubiye uwo mwanya akaba ati dushaka igisubizo cyo gutandukana kuko ayo mafaranga ntago bayaguhaye ngo yo kudakora bidakorwa. Wabigenza gute? Ubwo ni wowe nyine nkaho ndaho cyakwa wana wafuha. Oya ari wowe wahitungubita imvugo sama. Oya je nagusubizayo ngo bakaguha yandi. Ahubwo je nagusubizayo bakaguha ndi. Oya ahubwo ndabona wahitumurushi wowe. Oya sawa. Oya ngombwira ikintu wakoreye nawe ngombwa yuko ahita kuko rega ni umuntu nawe yambaye umubiri. Rega nta muntu buri mushaka kwamukunda ariko afuha cyane wa mugani wawe. Yenda urukundo gufitiye ari uko nta makosa urakora. Mbwira none havuze ati birangire umugore bigenza uko agatanga abagabo wabyitwaramo gute? Rega samu umugabo wanjye turaziranye. Nyine muraziranye ndabizi. Ariko ako kantu yaba yamaye nimero za telefone sibyo? Nahita mugani amafaranga rero yampaye itu yamusubiza kuri telefone. None se ubwo yene mu Nigeria mobile money aho ni kimwe ni hano. Erega just zimama mbwira gute. Ntago twasenya. Icyo ntago ari ikintu cyatuma nsenya. Jewe sa muri unankubisa no kugira amahane ukankubita urushirumwe. Nahita urundi rushirumwe. None se ubundi ve. Ariko nanone ntago wankubita nsohoka hanze aho wankubita ninjira mu nzu. Ariko nta mugore cyawe ukanawitonde. Nje ndumva ingaruka wahura. Wakanye n'ugaruka. Ve twahuranye. Nje ndumva ingaruka wahura nazo. Ari we waba waziteye. Ubundi wabimubwiye bikubashije. Ngo nyine kirimi kibi harya ngo guke. Uza abana benshi bakina diru bakagenda bamugani bagerayo bagakina diru ubase ko batajya babivuga. Tuvuga ko nta bari hose. Tuvuze ko nta bahari. Ahubwo wowe. Nakwisanga nabize ko sinzi kubeshya. Urabeshya. Sinzi no guhisha. Wabivuga. Yo bobo ako kanya. Mama wabivuga muri rero urime. Bisa nkugani mama ingina nuko nahita nza nkamwereka ndidora amafaranga bamara. None se ve. Jewe rero ubona nacanga cyane. Uzi ko uvuga ibintu ukagira ngo urakana k'imyaka ingahe. None reka nkwebereza ikindi kintu. Mugenda akabikora. Wenda tureke wowe. Kuko baba bahari babikora. Ageraga kubitaniraho n'ikintu hariya urumva. Kikamwihera amafaranga. Yagusari. Oya wenda simbizi. Ariko barahari bagera bakigejeje umugisha bagakunda. N'uwo muntu wamugiriye inama inama yo kubigenza gute kugira ngo yenda kuko ntago umugabo yakumva ko wayafasha ayo mafaranga kubusa ntago yove. Se asobwiye ngo yabwo bisheceke se. Saya gusase.
ikintu uko yabagiye akayakuraho ibindi ari ibindi bayamuciyeho wenda yayibye wenda yayasambaniye ariko yagusa umuntu akagukunda sa umuntu akankunda gutya ese ubundi urukundo wowe kuba ukankunda gutya ngo njye nakurebye nyine icyo mukundira avuga ngo umuntu akagukunda nta kindi birenzeho uravuga ngo umuntu akagukunda umugisha urakoze ese fe buriya rero amafaranga nayo barayimana buriya nise na shitani nase buriya wajya mu rusengero ugashima uti yaswa wakoze nase wajya mu rusengero uti rwose nawe n'umugira neza w'umugabo amafaranga y'ubuntu nagiye safari dorisha none se ubundi ntushaka guhora umuntu akavuga ati nagukunze ngugabiye imodoka cyangwa ngugabiye inzu ariko nta kintu mugura nta muntu numva se wagiye mu rusengero gushima Imana ko Imana yamuhaye inzu yahuye n'umuntu akavuga ati Imana yanegetse ku inzu na buriya rero uwo muntu Imana yamutegetse kuma amafaranga nje ndumva byatuyeho mugana Imana igumugisha kuko Imana yamutegetse ku buryo wabyaturuka bitanga mu buhamya mu rusengero nese yahawe igikoresho cy'Imana wabaye nka wa muntu usambana wabaye nka wa muntu usambana kaza aje kwatura oya hari umuntu usambana ngo je narasambanaga ngo navanyemo indizi nizi ngo byagenze gutya biriya bintu ni ugufasha satani buriya ntabwo ari ubuhamya ve nawe waba ugiye gufasha satani kuko umugabo icyo kintu cyabaye ukagira akaboko ko kuyakira ukayafata ntugire impano y'ibitekerezo yo kuyareka wayafashe waceceka kuko ubivuze sha uba urimo gutiza umurinda abadayimoni ahubwo ubusenye birangiye njye ndumva wayafashe wakwicecekera ntabwo naceceka umva sinaceceka nabivuga niyo mu mikrofone nabivuga nkavuga nawe n'umuntu mu mafaranga nkuko nahura n'umuntu akamwa ko Imana yanegetse ngo mpiriya nzu nahita njya gushibana mu rusengero Imana ishimwe yamaye inzu nanjye navuza ngo Imana ishimwe yamaye amafaranga ikibi nuko nabana yakuye mu none save iki akandi kabazo Imana imenyera amafaranga umuntu amaye amafaranga atagira ikibazo none se wenda aguhaye amafaranga yambara ko yaguhagahita aguha kado y'imodoka akayikugurira hariya isafari ati imodoka ujye uyigendamo waza ukayiha umugabo wajya uyigenderamo ku giti cyawe byagenda gute nyitwaye ubwo umva naza nyitwaye nkavuga numva oya ntabwo waza uyitwaye kuko yaza mu ndege ahubwo ndavuga hano wambwira uti dore umugabo yamaye imodoka twahuri urumva nayanga imodoka nayanga wayicakira kandi nta kindi kintu ari urukundo rwatumye yima gusa mbwa ati ndagukunda nkuhaye imodoka nta bindi byakoze nta urumva nawe ifashe kubera ko akubwiye ngo ndagukunda wamaze sinayibye sinayisambaniye nahuye n'umuntu ambwa nguhaye imodoka gusa aragukunda iryo jambo ryo nawe nitavuga nyine we yakubwiye ati ndagukunda umugisha kuko iyo modoka yampaye ntabwo ari wowe impamvu n'Imana yamutegetse kuyiba none nyine yavuga ati muhiye imodoka none se kuko n'umugabo wawe ubwo wazi ko ati dore sheri bampaye imodoka ariko ndabona ari wowe yibereye kandi yahawe n'umugabo akira yijyane nawe wayitanga wayibwiza ukuri noneho udahubutse wayiha umugabo wayigendamo koko wayiha sinzi ukuntu wabigenza uzi kubaza nk'abana kandi uri umuntu uzi ufite ubwanwa n'ubwanwa ufite ugeze aha mwamubonye Samina ari kumbaza nk'iby'abana reba ubwanwa afite aho bugeze ari kumbaza ibibazo by'abana ngaho mbwira ujya twasizanye n'umugabo ivangamutungo abagabo murabatware ni umutware wanjye ntamugana ni mutware dore imodoka Imana yaduhaye niyo uri umuryango akira kona cyaho muri make njye numva byaba bimeze nko kumwibira umutware njye numva byaba bimeze Imana yabahaye icyubahiro murabatware njye numva byaba bimeze nko kumwibira ariko yumvira kandi ako karushizo sikeye n'ubu muri kumwibira ako karushizo sikeye ntabwo nibye ntabwo nayisambaniye niyo umuntu yamaye kubera ko yankunze ntabindi twakora dore mpamvu ko ari kumwibira nishimwe Imana iduremeye nyine dore umugabo yaguhaye ikintu cye afite umuryango nk'uko uwufite nawe urabizi neza yuko wanze ko umugabo azagenda kugira ngo umugabo adatwara iby'umutungo w'umuryango mu mutware none wowe urahindukiye ufashe uw'ahandi ukubitiye mu kwaha ngaha kandi nakubwiye ngo abagore iyo tugiye hariya kuki wowe wumvishe ko bamugiye gufata abajinga oya kuki wumvishe ko yarebye uyu mugore akavuga ati uyu mugore ni mwiza uyu mugore akwiye icyambere yakubonye kuri mwiza nawe kandi yakwiye kugukunda reka se gurangiza uyu mugore ni mwiza none rero kuko ari mwiza akaba n'amafaranga mbona afite afite ifaranga byinshi we reka mugabanyirize wakira amafaranga ayo mafaranga wayangana bindi birenzeho ari nkaho ugiye mu mwanya wanjye ujya mu mwanya wanjye sa wayanga none sefe hari uko kubwese ngo mukora ibyaha
nabyumvisha rwose ko n'ibyaha utabikora rwose mu byumvikana, ariko muri comment ndabizi ko muri comment y'iki kiganiro ndabizi yuko ibyo bazavuga muri comment nibyo tuzagenderaho, sibyo? Ubwo nyine naze kwirirwa avuga ibintu byinshi, ariko Seve ngira ikibazo ubundi muri bakeya, kubera icyo umugore ahora ararikiye ibintu by'umugabo niyo yaba afite ibiruta iby'umugabo? Iriya ni indwara, ni ubwenge bw'abagore barusha abagabo, nk'uko bivuze ngo turabaginga. Oya mwabatware mwe mwabagabo mwe mudukuri. Kubera iki? Samarambesheye ntabwo navuze ko muri abaginga. Ni ukubera iki umugore nyine umva ikibazo? Yego ndabyumva. Yego ni ukubera iki? Yego ntabwo muri abaginga. Ni ukubera iki umugore ahari abagore benshi bakunda kumva iby'abagabo nyine ari byo bakeneye cyane kurenza ibyabo? Ni ukubera iki iyo nyota yo kuba ngiye Sam ufite miliyoni, umugore afite miliyoni 100 ariko kumva yayivanga neza? Cya kintu gituruka kuki? Erega Sam ukira aho ngaho, nubwo wavuze ngo ni umugabo wandebye arankunda mu mafaranga, n'umugore mugenzi wanjye yankunda akandi bakavuga ati uyu mugore mu amafaranga, ku cyumba se ko umugore atabikora? Umugore yaya njyewe ntabwo nigeze nkubaza ku bagore ariko nyine wivuga ko tunyotoye ibintu by'abagabo ngo abagore baduha gusa, n'abagore baduha bagenzi bacu. None Seve njyewe ntabwo uri kunsubiza. Ni ukubera iki mugira inyota y'ibintu by'abagabo cyane kurenza ibyanyu, ku buryo niba ufite etaje usanga umuntu ukodesha iwawe kumva nyine bitanu byiwe wabivanga na yandi yawe yose, ukumva yajya agenda mu muhanda umugabo nta n'igiceri cyatanu afite kandi wowe ufite byinshi unabitse? Kuvuga gutyo ngo niba ufite etaje, umugabo yubatse etaje, nta bagore bubaka etaje. Ese umugore yubaka etaje? Abagore so bafite amayeta, ndabafite inshuti zanjye bafite etaje zigeretse navuze hano rwose, bafite amafaranga bageze. Akubaka etaje ari umugore afite umugabo se cyangwa nta mugabo bageze? Nta ushaka kuvuga ko abagore twe tutagira amayeta. Nyine ikibazo yubaka etaje afite umugabo babana cyangwa yubaka ari wenyine? Erega menya ko abagore bo baje urugo. Oya njye kintu nashatse kuvuga, njye nzi ko buriya erega hariho igihe umugore abakora cyane kurusha umugabo. Wenda umugabo afite uburwayi, tuvuge se umugabo yarahuye n'uburwayi bukomeye akari mu rugo, umugore agakora akazubaka etaje agatunga umuryango. Ntabwo ubizi se wawe? Ari uburwayi bwabiteye. Ibyo ntabwo ubizi ko ari abagore bakora cyane kurusha abagabo. None se ko umugabo ahanini ko hari n'abagabo batabasha kujya gutekereza gukora, ubona babibera muri ibyo mbega nabita nk'abanyantege nkeya. Nibabaho se abagabo n'ubazi bo badakunda gukora, abagore bagakunda gukora cyane, usanga abagore nibo bazindutse bajya gushakisha, abagabo basigaye biryamiye mu rugo. Abo bagabo ntabwo bazi sa vugisha ukuri. Yego nabyumva. Vugisha ukuri aho ndabyemera cyane njye. None se umugore nashakisha akazubaka etaje ukabona arayizamuye, ntabwo wowe uzababona, ntubazi se umugore se nazishima? Si umutungo rwose nibasezeranye ivangamutungo se. Ni sawa cyane. Niyihe nama ya modoka ro nyenza nkahitamo umugabo ndamukunda na etaje nzahitamo. Niyihe nama se umva kandi kabaza, niyihe nama wagira abagore cyangwa se abandi bantu bakunda kubona umugore akora cyane kurusha umugabo, bakabanga umugabo ngo ni inganzwa, ngo umugore ngo urwe yarugize urwe, ngo nkure umugore nishinze ngo yajyana igishegabo? Ni iyihe nama wagira abantu bafite imyumvire yo kumva ko uwo mugore ari inshinzi ari igishegabo umugabo atavuga yamwifatiye? Buriya rero ni imyumvire y'abantu, kandi burya harimo n'amashyari. Burya sa amashyari, burya habamo n'amashyari. Burya umugore yakora cyane bamugirira ishyari, wari unabizi nabyo? Bati kwa kanaka barubatse bateye imbere, baguze imodoka, buzubatse inzu, bashize apangaye hariya, umugore ari gukora cyane. Ariko burya umugore w'intwari ntabwo yita ku magambo, ntabwo yita ku mashari, ahubwo abyuka ajya gushakisha ibitunga urugo rwe. Inama nagira abagore bagenzi banjye, si ushaka se cyane, inama nagira abagore bagenzi banjye nuko bakura amaboko mu mufuka, bagakora, bakumva ko bagomba gukorera ingo zabo, kuko burya turuzuzanya. Nyine uravuga ngo turuzuzanya, ariko hano turabona yuko umugore
ari uri gukora cyane umugabo aruzuza iki se kandi nta kintu noneho reka nkubwire rero ngaho hari abagabo batabasha gukora nurebere ko umugabo atabashije gukora ahubwo wowe korera urugo rwawe ni inyungu z'urugo rwawe kuko ni n'inyungu z'abana muzabyara aba bana mwabyaye baziga mu ishuri ryiza kubera ko umugore yakoze baziga mu ishuri rihenze bazabaho neza kubera ni inyungu z'urugo abagore n'abageni bazo gukorera ingo zabo neza bagashyira hamwe n'abagabo babo bakumvikana bakajya inama none se nkwebereza umuntu yagwa amafaranga yarantuze ngo yakubite none se umva uzakenyerereho aho ukamuguti mutware wanjye kana kamaye amafaranga ngaya none se ve ko hari abantu benshi b'abadamu bagiye bahura n'ibigeragezo kandi batabigizemo uruhare ugasanga aragiye rimwe gusa papa acitswe cyangwa se banamufashe ku ngufu banamuhohote cyangwa se hari kuri kumujyagenda ariko ku ngufu ni he buretse gato nyine buretse umva ikibazo cyane bamufashe ku ngufu ni ku ngufu ho naho ubwo twahavanyemo ugasanga nyine umugore aragiye ashidutse sibyo ashidutse atwite inda itari y'umugabo kandi umugabo ntago ari mu rugo ntibabana umugabo yenda yibereye muri misiyo y'akazi runaka ariko akazaza umugabo agasanga umugore afite akabebe cyangwa aratwite wabigenza gute bikubayeho ari we bibayeho wabikora gute wabyivanamo gute utabangamiye umugabo kandi nawe igisebo kikuvuyeho ibyo iyo kayo rwose irababaje ku mugore mugenzi wanjye mwabagore mwe numureke twirinde ibyaha twirinde guca inyuma abagabo kuko birababaje kumva ngo umugore yatwise indi itari y'umugabo kandi amufite oya niwo biba hatari indaye nicyo navuze ibyo bintu biteye agahinda ahubwo birababaje none se dore urugero umugore ashobora kugenda akajya ahantu nubwo uvuze ngo ku ngufu ntabwo arumvisha icyo nshatse kuvuga agahura n'impanuka nk'uko ugenda ugasitara umuntu akamushuka birashoboka reka birashoboka cyane abantu benshi bibabaho ndabisiko nge nawanshuka ntaruko ndi munini namutera ingufu nkamutera hepfo cyane wamfata ku ngufu oya ntabwo ari ku ngufu ntabwo umusore wiyumvamo ugerageje ntabwo utarahe nyine icyo nshatse kukubwira ntabwo turi kurwana oya nukozanye ku ngufu nta muntu ufatwa ku ngufu utwise umwana utari umugabo wawe ukamutwita umugabo akaza yenda niba yakoreraga hanze mutabonana cyane akaza agasanga uratwite cyangwa warabyaye ndashaka unsobanurire uko wabyitwaramo ku buryo umugabo bitamubabaza abyihangana nawe ubwawe ntibikwangiriza izina wabigenza gute kandi uri na mama pasiteri gutya uvuga uti reka iyo ka rero umuntu umukozi w'Imana hano rwose iyo ka iragoye icyakora nyine kuko nta mugore w'umukristo uca inyuma umugabo ariko kuwo byabaho ku bandi bibaho nyine ntabwo kandi ngo abunga gatukisha bose ntabwo abagore bose ari ibirara nta nubwo abagore bose baca inyuma abagabo ariko uwo byabaho nyine njya numva hari abo ngo bibaho numvishije ngo baratwita bamara gutwita bakaza bagahita baceceka agashakisha uburyo ngo ahura n'umugabo we yazarangiza akabyara wa mwana umugabo akazagira ngo nuwe ubwo nyine nuko agashiduka umwana ari nderera abandi ikintu nashatse kuvuga umugabo ntawe uri mu rugo baguteye inda nibuze nkubazenda hariya ndumva hakunana kwasubiza ari ukuyikuramo uretse wumva ikibazo se ntugahita ugira akambaza urugero uri umumama ishema ry'ababyeyi mama pasiteri ugize impanuka baguteye inda itari y'umugabo ari ukuyikuramo no kuyibyara kuko umugabo ntanahari ngo yenda ngo bizagucakira kandi ntiwayimukiraho ko ntawe uhari yenda nawe ntiwahise ubimenya yuko yinda yinjiye urabimenya noneho ko utwite ari ukuyikuramo nk'umuntu ukijijwe nk'uko uvuga uti ntabwo nakora icyaha no kuyibyara ugashwana n'umugabo wahitamo iki ngewe rero ibyo ntabwo byambaho kuko n'ubundi ngewe nyine ntabikubayeho turi kuganira kuko ariko byabaho namugira inama yo kuyitwita nayikuremo kuko kuyikuramo ni ukwitiranya n'impanuka bakoze icyaha cyo kwicuma none ko bisenya umuryango none reka nkurangirize yamara kuyirekeramo akayitwita kuko yayitwise akayirekeramo ngo yamara kuyirekeramo nayikuremo kubera ko n'undi yagiye kuyifata ingaruka z'icyaha agomba kuzirengereye yakoraga icyaha subiramo ako kantu ngo nayikuremo ngo akayirekeramo ninda nakuremo uwo mwana wamwishe uwo mwana namukuremo sa wamwice kuko umwana umuziranenge ubu koze icyaha cyo kutwita
ukoze icyaha cyo kwica, ahubwo wowe byara uwo mwana, numara kumubyara usaba umugabo wawe imbabazi, numara gusaba umugabo imbabazi n'Imana isaba imbabazi, ubundi umwana mumurera. Ako Sefe nkawe usenga cyane, ubundi umwana uje mu bintu nk'ibyo ngibyo, ateranya imiryango, ateranya umuntu n'Imana, ateranya abantu bose, urubwa hirya no hino, ubundi uwo mwana ubwo nawe bari umwana uturutse ku bushake bw'Imana cyangwa bari uturutse kuri Satani? Yes, umwana iyo wiremeye kuvuka kwaba yari. Dore cyambere oya, dore cyambere umumarayika. Dore cyambere nshatse kubaza icyo kibazo. Icyambere nyine nshatse kubaza icyo kibazo. Umwana aje mama pastor atabishaka, sibyo? N'urugero cyangwa se yenda umudamu wiyubaha, wenda nkawe usenga, umukirisitu usanzwe usenga, aje uwo mwana utabishaka, birasebye izina ryawe, biragusebya mu rusengero, biragusebya mu miryango washatsemo, biragusebya mu muryango w'iwanyu, umugabo nawe biramutesha agaciro, ntaziyumva nk'abandi bana bandi. Njyewe hano mfite ikibazo nk'umuntu usenga utariye ruswa, uwo mwana kiba ari ikigeragezo cy'abadayimoni, abaturutse kuri dayimoni. Samu rero ukuntu umuntu wese avuka, Imana yavuga ngo nakumenye cy'urusoro mu nda ya nyoko. Buri ukuntu uzabaho n'ukuntu umuntu wese yavutse, buri muntu wese yavutse ku giti cye. Yego nyine ndabyumva. Uriya mwana nawe buri Imana izawe yemeye ko avuka kuriya muri buriya buryo. Nicyo kintu nagusubizaho. None ko rero agomba kujya mu bandi bana, akarirwa nk'abandi bana, nibagire n'ibindi byinshi bamuvugaho ko nawe Imana yashimye ko avuka kuriya. Wagira inama bwoko ki abamutera imijugujugu? Oya pe. Nyuma bakazamusimbiza bakamuterura. Uriya mwana uko ashaka kuzaba umuntu ukobeye wowe. Uriya mwana utera umujugujugu ngo yavutse muri ubwo buryo, azaba pasiteri, azaba umushumba, azaba perezida, azaba minisitiri, azaba umuntu ukomeye, azaba mu dogiteri, azaba umuntu ukomeye w'icyamamare, niwe uzakiza n'umuryango. Umwana wese agomba kurerwa nk'umwana nyine uje mu muryango. Ushatse kuvuga ko nta kibazo none umuntu abikoze kuko abo bana bashobora kuzaza aribo bazacungura isi. Aho gashobora kuzaruza uriya ni mbese abantu bisambanira bakora ibyaha, abo bana kuko aribo bafite. Ariko niba huye n'ibyo byago byo kuvuga ngo yatwise, nta mubyare akoye kumwica. Nuko ari wowe inyenyeri z'ibintu byose by'icazaba cyo, kandi yavuye muri cyaha ukazica umuntu uzakomeye cyane, uzazabikise cyo bundi. Mbo chano yacu ngira ngo murayizi, dushoreje ahangaha kino kiganiro, naho ubutaha turacyabasaba subscribe, share, comment. Ikiganiro kiba cyagize gute, kiba cyashyushye. Ndakubwiza ukuri, ufite ibyo watugiraho inama tuzatuganira inyuma muri comment, byaba byiza cyane. Nagira ngo usezere ku bafana bari badukurikiye. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Bye bye, Imana ibahumugishe. Chano ni inama y'ubuzima, niho hantu haca ibiganiro byiza byose tuzajya dukora. Tukaba dufite indi channel, Dr. Sam TV. Iyo ni channel nshyashya. Izo channel uko ari ebyiri zose zizajya zicaho ibiganiro dukora. Kandi subscribe, share na comment, mwaba mudufashije tugahana ibitekerezo, mukadushyigikira, turabanyu. Twagira ngo tubasezere, Imana iduhane imigisha. Turabakunda cyane.